niba nyumva ukurikiye ino video bijya bikubaho umuntu yatsindwa ukumva ufite akanyamuneza, witekerezeho kubera ko hashobora kuba harimo ikibazo, ushobora kuba ufite ibi bibazo ngiye kuvuga bigera kuri 5 bisobanura impamvu abantu bishimira gutsindwa kw'abandi. Basanga rero nko ku kazi, ku ishuri, mu baturanyi, kuba mugenzi wawe ari gutera imbere, usanga abantu barongorerana ngo ari gutera imbere, ngo urabona ngo wa mwana kwa kanaka ngo yarangije amashuri, yarizeye, ngo yagize akazi keza, ugahora mu matwi y'abantu babwira tugambo aho gukora cyane kugira ngo nawe ugira aho ugera, uhorana amagambo yo kugenda usenya iby'abandi bageze. Ntago ari ibintu byiza, ni ibintu nyine biba bifite ibintu bishingiyeho bibi, ariko mbabwira ko ayo mitekerereze irahinduka, ukagira umutima mwiza, ugakunda, ukabaho umuntu nyine ufite urukundo, utagira ryashyari, utagira yanzika, donc umuntu wiyubaha, umuntu wizera, jya wizerera mu bushobozi bwawe. Ahubwo kwizera mu bushobozi bwawe ni ibintu byubakwa, ni ibintu bidatoragurwa. Niyo mpamvu rero mbabwira ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address twashyize muri description, hanyuma tukagufasha guhura n'inzobere igufasha gushyira izo kamere, imiterere yawe, imitekerereze, imyumvire n'imyitwarire yawe bikajya ku murongo, ukabaho neza. Hello, hi Rwanda, reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni ikiganiro n'ubundi tugaruka ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu, tugaruka ku bijyanye n'amarangamutima ya muntu, tugaruka ku bijyanye n'imyitwarire yacu cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Turaganira tugafasha abantu bose cyangwa se tukamenya uburyo bwo kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe tukabaho neza. Ni ikiganiro kimaze igihe, ni ikiganiro nifuza ko mwakunda, ni ikiganiro mbasaba ko mwasangiza abandi bantu guys, tukaguka tukagera kure, abantu benshi bakamenya buryo ki bwo kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe, hanyuma tukabaho neza. Buriya umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe atanga amahoro, abaho neza, ibyaha biragabanuka, abyaza amahirwe harimo inyungu, atera imbere, ibintu byose bigenda neza. So niyo mpamvu rero Muhire Psychiatrist ibategurira ibi biganiro tukabibagezaho. So nange nifuza rero ko mwamfasha tukazamura ino channel tukayigeza ku rwego rwo hejuru rufite abayikurikira benshi bafatika, ku buryo u Rwanda twabaho tumeze neza mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ikintu cya mbere nta makuru, ni ibisanzwe niko tugenda tubivuga. Rero kumenya amakuru buriya ntago hazamo amakuru y'ibiri kuba, intambara, kene, inzara cyangwa iki. No kumenya amakuru yagufasha kubaho neza guys, ni ikintu kinini cyane cy'ingenzi umuntu aba akeneye. Hanyuma rero ndahari kugira ngo ibyo bintu bibafashemo mumenye amakuru ajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kwita ku buzima bwo mu mutwe, kwita ku marangamutima, kwita ku bitekerezo, kugira imyitwarire myiza, ibintu byose bikagenda neza cyane. Hanyuma nizere ko uri kumwe nanjye kuva ikiganiro gitangiye kuza kugera gisoje. Hanyuma nkwibutsa ko iyo ukeneye kuvugana n'umutherapist uratwandikira unyuze kuri address twashyize muri description, hanyuma tukaguhuza n'inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Ikibazo icyo ari cyo cyose, uburwayi ubwo ari bwo bwose, inyunganizi ari yo yose ushobora gukenera ku psychotherapist, turahari kugira ngo tubahuze nabo. Munyemerere twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Niba byarigeze bikubaho ugakora ikintu ugatsinda cyangwa se ugatsindwa, byose birashoboka. Hari igihe dutsindwa mu buzima, tukagerageza imibereho mishya bikatunanira, cyangwa se tugahirwa tugatsinda. Mu ishuri habaho gutsinda no gutsindwa, ku kazi habaho gutsinda no gutsindwa. Nibi ngibi dukora natwe ubwacu, hari igihe biguhira bikagenda neza cyangwa se ntibigende neza. Ibintu ni bibiri, ni success ni fail. So ubundi ibyiza cyangwa se gutsinda k'umuntu birishimirwa, ariko tugiye kuganira ku ngingo igira iti why people enjoy seeing other fail. Kuki abantu bishimira
gutsindwa kw'abandi. Sinzi nimba ibintu warigeze ubibona wowe iyo ugerageje gusesengura ubuzima ubanyamo n'abandi. Ese ubona bagenzi bawe bishimiye watsinzwe? Ese ubona bibababaje iyo watsinzwe? Tugiye kurebera hamwe, ni ibintu bisanzwe bibaho muri kamere muntu. Hari uburyo, hari impamvu nyinshi ziriho zituma abantu bishimira intsinzwi y'abandi. Ugasanga uteye imbere umuntu arababaye, ugasanga ugerageje ikintu kirafeirinze cyangwa se kiranze, abantu ku mutima kumva arishimye. Hari icyo biba bishingiyeho. Niba ku ishuri uri umunyeshuri, mugenzi wawe yatsindwa ukumva birakunejeje, uze kwisuzuma. Niba mu business muragerageza kugira icyo akora, yahomba ukumva urishimye, ukiyumva ukuntu ugiye kubisobanura. Ubitekerezeho, wisuzume, ugerageze guhinduka birashoboka, kubera ko hari ibibazo uba ufite bituma ayo marangamutima uyagira. Ubundi gutsindwa k'umuntu birababaje, gutsinda k'umuntu byakagushimishije. Ariko niba umuntu atsinda ukababara, ukagira jalousie, ukagira ishyari, utekereze ko ubuzima bwawe bwo mu mutwe ntabwo bumeze neza, ukwiye kugira ikintu wabikoraho. Reka ngaruke mu kanya rero turebere hamwe impamvu zigera kuri 5 abantu bakunda kwishimira intsinzwi cyangwa se gutsindwa kw'abandi bantu. Yes, hanyuma ikintu cya mbere kiri buze kugusobanurira impamvu umuntu ashobora kwishimira gutsindwa kundi muntu kwa mugenzi we ni jealousy, jalousie, ishyari. Ku ruhande rumwe hari igihe byitwa gufuha, ariko no muzi tubitware mu nguni cyangwa se muri rangaje y'ishyari. Ishyari ni ribi. Ishyari ryatumye muri Bibiliya inkuru y'ishyari nayo irimo. Gahini yica Abeli byatewe n'ishyari. Abeli yatambye ibintu birashimwa, Gahini atamba ibintu ntibyashimwa, Gahini abayishe muvandimwe we. Ishyari ni ribi guys. Ishyari rituma ibintu byinshi byangirika, ishyari riramunga. Rero ishyari rishobora gutuma umuntu wifitemo ishyari muri we, igihe umuntu nyine ari kugera ku ntsinzi, akenshi kanakiyo ari kugera ku ntsinzi, ishyari rirya umuntu. Umuntu wifitemo ishyari araribwa, aba yumva adatekanye. Wabona mugenzi wawe wenda katumukire muri ibi ngibi dukora byo ku mihanda, wabona mugenzi wawe yikorera ibiganiro bikarebwa cyane, kumva uri kuribwa, kumva kwiza naho wanga kureba video inigisha ya mugenzi wawe kugira ngo atakurengaho cyangwa se adatera imbere, ukanga kureba video yakoze. Kubera iki? Ishyari ni ribi. Mugenzi wawe wenda murigana cyangwa se murakorana, ubundi yakishimiye iterambere ryawe. Waba wambaye kantu keza, akanga kukureba cyangwa se nyina akakureba akabona birakubereye, ariko ntabikubwire kugira ngo ayumva ari kuribwa muri we. Ishyari rero rishobora gutuma umuntu intsinzi y'undi imubabaza, itamutera kumva atekanye. Rero akenshi niho uzasanga iyo utsinzwe, nukora ikintu kigende neza, nukora video ntirebwe, ntudatera imbere, nushora amafaranga gashya, nujya gukina ugatsindwa, nukora ikintu nyine ugatsindwa pe ugahomba, uzasanga uyu muntu bimunezeza, aba yumva ari bwameze neza, aba yumva amarangamutima nyine ye like atuje. Urumva ishyari ukuntu ari ribi? Ishyari ni ribi guys. Naryo ryatumye nyine Gahini yica Abeli muvandimwe we. Ishyari rishobora gutuma wica umuntu wawe wakundaga, umuntu mwari inshuti ukamuhemukira. Abantu barahemukirana kubera ishyari. Umuntu mukorera ikintu wishimye unezerewe, ariko we ntabyibuke ko wamufashije akaguhemukira. Iryo ni ishyari. Iryo ni ishyari guys. Ikintu mu gitinde n'iryo pfundo ry'ibi bintu. Iyi ngingo, impamvu mugenzi wawe azababara cyangwa se azashimishwa no gutsindwa kwawe, ni ishyari.
ishyari ni ribi cyane. So guys, ishyari wenda nko mu Rwanda ugasanga abantu baragerageza gutera imbere ari babiri, nyine umwe akagerageza gushyiramo imbaraga, umwe akagenda gake. Rero akenshi nimba muri babiri, umwe akagerageza gushyiramo imbaraga agahirwa, undi akaba agenda gake, mwese muri mu iterambere, muri kugana ku kintu kimwe, ariko umwe ari kurusha imbaraga undi. Iyo umwe ari gusiga undi, uba wumva ubangamiwe, ari kunsiga. Umuntu two twiganye tukarangiza segonderi twese, tukarangiza kaminuza twese, kuki tutagendera ku murongo. Nta muntu ufite umuvuduko umwe na mugenzi we. Umuntu agira umuvuduko ku bijyanye n'iterambere, ariko mwese mushobora kugera ku iterambere, ariko ntimurigerere icyarimwe. Umuntu rero ufite ishyari aba yumva wagenda gake, wagendera kuri ritime ye. Niba abonye udufaranga nawe ubone duke, niba abonye menshi ubwo nawe nta kibazo, nubona menshi ntacyo bimutwaye, ariko ntumusige. Akenshi rero usanga umuntu ufite ishyari aravuga ati byibuza ntaga nsize kure cyane, nyine aracyandi hafi. Kubera iki? Aratsinzwe nyine, ibyo ashoyemo amafaranga cyangwa ibyo akoze ntibigenze neza, urumva ko mukiri kumwe. Iryo ni ishyari, nta bundi bumuntu burimo, ni ishyari gusa. Ikintu cya kabiri gishobora gutuma abantu bishimira gutsindwa kw'abandi, social comparison pressure, kwigereranya bituma umuntu yishimira gutsindwa k'undi muntu. Ahangaha uzasanga abantu bagerageza gukompara cyangwa se kugereranya agaciro kabo, aho bigereranya n'abandi. Noneho iyo usanze umuntu ari kugerageza kugwa, bituma nyine wibona nkaho utari gusigara wenyine. Uba wumva nyine, kuko wenda tuvuge ngo murigana, wowe urasibiye, we ntasibiye, mu wa gatatu natsindwa tronkome, ukumva ukishimira ko uzaba umufasha. Nyine ugahora wigereranya n'abandi, ukajya kuri social media ukavuga ngo yakunzwe cyane, afite like 100, nanjye mfite 50, ahize indi video irafloping ijya hasi, ukumva urishimye. Uko kwigereranya nako gutuma abantu bishimira gutsindwa kw'abandi. Uvuga uti ntaga nsize, araguye, aratsinzwe, arasigaye, ntacyo turacyari kumwe. So igereranya rero, kwigereranya n'abandi bishobora gutuma nabwo umuntu agira umuntu yishimira gutsindwa kw'abandi. Ugasanga nyine hakabaho nko kuvuga ngo nanjye ntabwo ndi mubi cyane nk'uko mbitekereza, kubera ko nyine ubonye ko kanaka nawe ashobora gutsindwa. Niba ujya utsindwa, kanaka natsindwa, uravuga uti n'abandi baratsindwa. Comparison, kwigereranya ni bibi cyane, nabyo bishobora gutuma umuntu agira yishimira gutsindwa kw'abandi bantu. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi, hidden insecurity, kwiyumva nabi. Insecurity cyangwa se kumva like ntacyo uri cyo, uri cheap, bishobora gutuma wishimira gutsindwa kw'abandi bantu. Ahangaha uzasanga abantu rimwe na rimwe batigirira icyizere, ndetse batubaha cyangwa se ngo bishime cyangwa se ngo bizerere mu nzira yabo. Ugasanga nyine aho kugira ngo bakore batere imbere, bakore bagire icyo bageraho, bumva bameze neza igihe bari kubona abandi bari kujya hasi, bari kugwa. Kubera iki? Uyu muntu ntago yigirira icyizere, ntago yizerera mu rugendo rwe, ntago yizerera mu byo ashoboye, mu byo akora. Niba ari business, umuntu usanzwe ukora business, kubera ko agerageza ntibikunde, rimwe na rimwe ntanabijyemo, ugasanga umuntu ahora yicaye aho ngaho ari gukritika abandi gusa, ari kureba ko abandi batsinzwe, akabavuga nabi. Kubera iki? Muri we harimo insecurity, harimo ikintu cyo kwiyumva nabi, kumva nta gaciro afite. Iyo yumva nta gaciro afite rero, akabona abandi bari kugwa, bari gutsindwa, bari gufailinga, yumva bimunejeje, yumva nyine atari wenyine muri ako kazi gako kugira
ko kwiyumva nabi, ko kumva ko ntacyo ashoboye. Rero iyi insecurity cyangwa se kwiyumva nabi, kumva nta gaciro ufite, nyine birangira biri gutuma nyine wumva ko n'abandi batsindwa, kugira ngo udasigara mu gatebo ka wenyine nk'umunyantege nkeya, ukishimira ko abandi batsindwa. So ikintu cya kane cy'ingenzi nacyo ukwiye kumenya impamvu uzasanga hari abantu bishimira gutsindwa kw'abandi: bitterness and revenge. Inzika mbe twatangiye tuvuga ishyari, kugirira ishyari mugenzi wawe bitewe n'ibyo ari kugeraho, kumva yatsindwa. Aha rero naho inzika no kubihirwa n'ubuzima, kugira inzika ugasanga umuntu yabihewe n'ubuzima, ahora n'inzika. Hari ibibi byamubayeho, hari ibikomere yanyuzemo, hari ibyago yagize, ariko akumva ko agomba donc bigomba kuba no ku bandi, yewe nubwo abo bantu bandi bataba barabigizemo uruhare kuba nyir'ubwite yaragize ibibazo, ugasanga we ahorana iyo mukushi, uwo mutima wo kumva ko n'abandi bagira batsindwa. Akenshi rero iyo umuntu yababajwe, yatawe, cyangwa se yatereranywe, cyangwa se yasuzuguwe, cyangwa se yakorewe nyine ikintu kibi, donc afite ibyo bikomere, bishobora kumusigira ubusharirirwe bw'ubuzima, kutaryoherwa n'ubuzima, rimwe na rimwe nyine ntiyishimire ko abandi nabo batera imbere mu byo bakora, donc bagera ku bintu byiza, bakwishima. Kubera ko nyine uzasanga uyu muntu ahorana akababara atazi, kaba gashingiye kuri ibyo bikomere, ariko we ntago aba abizi, ahorana umujinya n'umushiha. Yabona rero we na bagenzi be bari kubabara cyangwa se guhomba, ibikorwa barimo bitagenda neza, nawe akumva banyonyoza kuri ubwo buribwe, nawe aba yumva. Ibi rero ni ibintu bigaragaza ko ubuzima bw'umutwe butameze neza guys. Buriya rero uba ukwiye kugerageza gushaka ubufasha. Ushobora gukira ibyo bikomere byakubayeho, ariko ntiwishimire ko abandi nabo bibabaho. Yewe nubwo baba barabigizemo uruhare, kwihorera ni bibi cyane, twabivuzeho. Kwihorera ntabwo byubaka ubumwe, nta rukundo rubamo, ahubwo birasenya. Inzika rero ni mbi cyane, waba warababajwe, waba warahimukiwe, waba waragize ute, kugira inzika abandi batanabigizemo uruhare, nubwo baba barabigizemo uruhare, ntacyo byongera cyangwa se ngo bize bikemure ka gahinda na bya bibazo ufite. Ibibazo ufite, agahinda ufite, umubabaro ufite, uzakemuka no kubivuga, ukabibwira umutherapist, mukaganira, mugashaka icyo mwakora kugira ngo umere neza. Ntabwo bizakemukira kugirira inzika abandi. Iki ni ikintu cy'ingenzi kuri buri muntu wese. Kuba wavuga ngo yarampemukiye nawe najye hari ahure n'ibibazo, nta kintu bitanga, nta muti bitanga, ahubwo bikomeza kubaka ibibazo hagati yanyu by'imibanire, amahoro ntahabi. Munyemerere tujye ku kintu cya nyuma cya gatanu. Ikintu cya gatanu ukwiye kuzirikana cyangwa se kumenya, impamvu abantu bishimira gutsindwa kw'abandi: pull him down mentality. Iyi mindset yo kuvuga ngo ajye hasi cyangwa se umukurure muzana hasi cyangwa gwe arindimuke, iyi mitekerereze nayo ni imitekerereze ifite uburyo yubakwa. Akenshi ahantu hamwe na hamwe bitewe n'ahantu abantu bakurira, imyizerere, bumva ko nyine ko gutsinda cyangwa se kugera ku ntsinzi bigomba kutagerwa kuri bose. Bakumva ko nyine hari abantu bashobora kubigeraho, abandi ntibabigeraho. Rero akenshi uzasanga nimba ntaratera imbere, nkumva nakwishimira ko mugenzi wanjye nawe atatera imbere, nga nsige mu buribwe, nsige mu buzima butari bwiza. Ahangaha rero uzasanga n'ubundi ngiriye imiterere cyangwa se imitekerereze n'ubundi biba bifite ahantu bishingiye, ni ibintu tutakwinjiramo cyane, ariko gutekereza ngo kwishimira iterambere ry'abandi ni ikintu ubundi kiba gikenewe kuri buri muntu wese. Ariko bitewe no twazamukusha ibya bibazo abantu baba baranyuzemo, ukumva ntiwasigara ahantu habi wenyine, ukumva wakwishimira ko n'abandi bakagize ubuzima bubi cyangwa se batsindwa, kugira ngo nyine mugumane
ntagusige, ntatere imbere ngo agusige. Guys, ibi ni ibintu nyine, ni imitekerereze ifite uburyo iba yariyubatse, amarangamutima afite uburyo aba yariyubatse. Ibyo njya babwira, ni ngombwa iyo bikubaho cyangwa hari umuntu wawe bibaho kumufasha akavugana n'umutherapist. Imitekerereze imeze gutya irasenywa, hakubakwa indi mitekerereze mizima, ikunda, igirira urukundo abandi, aho kugira ngo umuntu atekereze ko undi atatera imbere, atekereze ko undi yatsindwa kugira ngo nyine agumye ababare. So usasanga rero nko ku kazi, ku ishuri, mu baturanyi, kuba mugenzi wawe ari gutera imbere, usanga abantu barongorerana ngo ari gutera imbere, ngo urabona ngo wa mwana kwa kanaka ngo yarangije amashuri, yarizeye, ngo yagize akazi keza. Ugahora mu matwi y'abantu babwira tugambo aho gukora cyane kugira ngo nawe ugire aho ugera. Uhorana amagambo yo kugenda usenya ibyo abandi bageze. Ntago ari ibintu byiza, ni ibintu nyine biba bifite ibintu bishingiyeho bibi, ariko mbabwira ko ayo mitekerereze irahinduka, ukagira umutima mwiza, ugakunda, ukabaho umuntu nyine ufite urukundo, utagira ryashyari, utagira yanzika, donc umuntu wiyubaha, umuntu wizera, jya wizerera mu bushobozi bwawe. Ahubwo kwizera mu bushobozi bwawe ni ibintu byubakwa, ni ibintu bidatoragurwa. Niyo mpamvu rero mbabwira ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize muri description, hanyuma tukagufasha guhura n'inzobere igufasha gushyira izo kamere, imiterere yawe, imitekerereze, imyumvire n'imyitwarire yawe bikajya ku murongo, ukabaho neza. Munyemerere ikiganiro cyacu ngisoreza ahangaha, hanyuma ukore subscribe niba uyikoze, ndagushimiye. Jye nari Muhire Psychologist. Ciao ciao.